Abagabo benshi bakunze guhangayikishwa yuko uburebure bw'imyanya myibarukiro yabo abagore bashobora kuba badashimishwa nabwo. Nyamara burya ubushakashatsi bwinshi bukunze kwerekana yuko badakunda kunyurwa n'uburebure, nyamara burya hari icyo ubushakashatsi bwerekana kuri iyi ngingo. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ese ari uburebure cyangwa umubyimba ni iki kibanyura. Ikindi kandi ni uko tuza kureba byibura igihe runaka babifuza ko igikorwa cyamara cy'abashakanye ndetse n'igihe cyiza cyo kugikoreraho. Nyuma y'izi nama zigiye zitandukanye, reka turebe bimwe bishobora kuba byagufasha byakongera amaraso ahagije mu myanya myibarukiro y'umugabo ndetse no gutuma atinda mu gikorwa cy'abashakanye. Guhaye ikaze, niba ari ubwa mbere ugiye kudukurikira, gushishikariza gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro. Ubushakashatsi bwerekana ko abagore muri rusange bifuza ubunini buri hejuru gato y'urugero rusanzwe, ariko ko umubyimba aba ari ingenzi kurusha uburebure mu kunyurwa mu gihe bari mu gikorwa cy'urukundo. Burya abagore mu mibanire y'igihe gito cyangwa ku munsi umwe bifuza imyanya myibarukiro y'abagabo minini, hagati ya santimetero 13 mu burebure ndetse na santimetero 12.7 mu mubyimba. Gusa ibi bitandukanye no mu mibanire irambye cyangwa mu rukundo, cyangwa uko nguko umugabo ashaka umugore, kuko iki gihe bifuza ubunini bugabanutseho gato, hafi ya santimetero 16 k'uburebure ndetse na santimetero 12.2 mu mubyimba cyangwa umuzenguruko. Ibi bipimo byombi biri hejuru gato y'urugero rusanzwe rw'imyanya myibarukiro y'abagabo yahagaze ku isi, kuko yo ari hafi ya santimetero 13 n'igice kimwe kugeza kuri santimetero 14.2 mu burebure. Iki gihe rero mu gihe umubyimba uruta uburebure niho bakunda kunyurwa cyane. Inzobere mu byo guhuza umubiri zivuga ko umubyimba ari wo ufite akamaro kanini mu gutanga umunezero. Abagore benshi hafi y'8 ku 10 cyangwa 80% bishimira cyane umubyimba munini ugereranyije n'uburebure, bitewe n'uko imyanya myibarukiro y'abagore ishimishwa cyane no gukwirwaho hose cyangwa kwikubanaho bunini atari ku myanya myibarukiro y'umugabo yinjira imbere mu y'umugore. Ibintu by'ingenzi ugomba kumenya cyangwa bwa mbere mu kunyurwa k'umugore. Icyakora ubushakashatsi bugaragaza ko ubunini atari bwo bwonyine cyangwa bwa mbere bugira uruhare mu kunyurwa k'umugore. Hari ubushakashatsi bwagaragaje ko abagore barenga 84% banyurwa n'ingano y'imyanya myibarukiro yabo bafatanyije, ndetse 2% bakifuza ko imyanya myibarukiro y'abagabo yagabanuka. Ikindi, hari uburyo bwiza bwo gutera akabariro. Ubumenyi bw'umugabo mu gutera akabariro, kwitaho uwo bari guhuza urugwiro ndetse n'imibanire yabo muri rusange bifite agaciro kanini cyane kuruta ubunini bw'inkoresho y'umugabo. Muri make, nubwo hari urugero rw'ubunini abagore bifuza buri hejuru gato cyangwa kwigereranya, cy'ingenzi cyane ni umubyimba n'uburyo umugabo akoresha neza iyo afite, aho kwibanda ku bipimo by'uburebure. Ese ni iki ubushakashatsi bwerekana ku gihe abagore baba bifuza kumara mu gikorwa cy'urukundo? Icyo ubushakashatsi bwerekana ni uko iki gikorwa kiba kitagomba kurenza isaha yose, ahubwo ko cyagakwiye kuba ku rugero runaka. Tugendeye ku cyo ubushakashatsi buvuga, igihe cyifuzwa bagaragaza ko bifuza ko byibura mu gihe cyo guhuza urugwiro nyirizina, kuva imyanya myibarukiro y'umugabo yinjiye mu y'umugore, iki gikorwa kiba cyagakwiye kumara hagati y'iminota 15 ndetse na 16. Hari ikindi kigereranyo cyakozwe n'inzobere mu bigendanye no gutera akabariro cyagaragaje ko igihe kiri hagati y'iminota 7 ndetse na 13 aricyo gifatwa nk'igihe cyiza cyane. Igihe cyo munsi y'iminota 3 gishobora kwerekana ikibazo. Ikindi, igihe kirenga iminota 10 kugera kuri 30 gishobora gufatwa nk'igihe kirekire cyane. Impamvu nyamukuru ituma abagore bifuza iki gihe ni uko bifata hafi iminota 14 yose
yishimira imyanya myibarukiro y'umugabo kugira ngo umugore agere ku byishimo yifuza. Ibi bitandukanye n'abagabo, aho ubushakashatsi bwerekana ko mu gihe cyo guhuza urugwiro nyirizina umugabo ashobora gusohora mu gihe cy'iminota 5 ku rugero ruhurirwaho n'abantu benshi. Icyo ugomba kumenya, ubushakashatsi nuko bugaragaza ko igihe cyo kwihererana cyangwa gutegura uwo mugiye guhuza urugwiro gifite akamaro kanini cyane, kubera ko abagore bafata igihe kirekire kugira ngo bashimishwe bihagije mbere y'uko umugabo yakwinjiza imyanya myibarukiro yemoye. Igihe cyo gutegurana kiba ingenzi kugira ngo umugore yinjire muri iki gikorwa cy'urukundo yiteguye bihagije, bityo igihe cyo kwinjiranamo ntikibe kirekire cyane. Muri make icyo twasorezaho ni uko abagore baba bifuza ko mu gihe cyo guhuza urugwiro bitamara amasaha, ahubwo bifuza igihe cyiza cyane kiri hagati y'iminota 7 ndetse na 13 bari mu gikorwa nyirizina. Kigizwe kandi n'igihe cyiza cyo gutegurana. Icy'ingenzi kurusha byose ni ukunyurwa no kuvugana hagati ndetse bakaganira mbere yo gutangira umubano wabo. Ese ni ikihe gihe cyiza cyo guhuza imibiri hagati y'abashakanye? Nubwo amasaha runaka cyangwa iminota ihamye ku isi yose ntiyemejwe na buri wese, kuko biterwa n'imyumvire, imiterere y'umubiri ndetse n'imibereho y'abafatanyabikorwa bombi. Ahubwo inzobere n'ubushakashatsi bigaragaza ko igihe cyiza ari igihe impande zombi zumva zishaka kandi ziteguye neza mu mutwe ndetse no mu mubiri. Nubwo bimeze bityo, ubushakashatsi butanga ibyerekezo bibiri by'ingenzi. Icya mbere, hari mu gitondo hagati ya saa 9 ndetse na saa 3 za mu gitondo. Iki gihe gifatwa nk'igihe cyiza bitewe n'impamvu z'imisemburo cyangwa hormone. Urugero rw'imisemburo, mu gitondo abagabo n'abagore baba bafite urugero rwa testosterone ndetse na estrogene iri hejuru rwiyongereye mu ijoro. Ibi bituma ubushake bwo gukora urukundo buzamuka cyane. Ikindi, hari ingufu n'umutuzo. Abantu baba bakangutse neza, bafite ingufu kandi bafite umutuzo bitewe n'uko baruhutse ijoro ryose. Ibi bituma iki gikorwa kigenda neza kandi kikanyura buri wese. Ikindi, hari inyungu ku buzima. Gukora urukundo hagati y'abashakanye mu gitondo bigabanya umunaniro ndetse na stress, kandi bigatuma umuntu agira ibyishimo umunsi wose. Andi masaha yagaragajwe n'abashakashatsi ni hagati ya saa 3 z'ijoro kugera saa 7 z'ijoro. Iki gihe benshi mu bashakanye bakunze gukoreramo igikorwa cy'urukundo kubera impamvu z'ubuzima busanzwe. Impamvu ya mbere, harimo kuboneka kw'abashakanye. Akenshi abantu bahurira mu rugo nyuma y'imirimo bakabona umwanya uhagije wo kubana. Ikindi, hari umutuzo n'isanzure. Iki ni igihe cyiza cyo kuruhuka ndetse no kwegerana mbere yo kuryama, bikorohera kugira umubano wimbitse. Ikindi cy'ingenzi ni uko harimo kuvugana. Igihe cyiza cyane ni igihe aba bombi babyumvikanaho kandi babishaka. Kugira icyo babivuganaho ku byifuzo byabo bigira akamaro kanini kuruta amasaha runaka. Ikindi ni uko harimo imyiteguro. Igihe cyo kubitegura no kwihererana mbere y'igikorwa nyirizina bifite agaciro kanini cyane mu kunyurwa k'umugore. Muri make, igihe cyiza ni igihe cyose wowe n'umukunzi wawe mwumva mwishimye, mufite umwanya kandi mwiteguye mu mutwe ndetse no ku mubiri. Nyuma y'izi nama zigiye zitandukanye, reka turebe bimwe bishobora kuba byagufasha byakongera amaraso ahagije mu myanya myibarukiro y'umugabo ndetse no gutuma atinda mu gikorwa cy'abashakanye. Turaza kwifashisha rero beterave, inanasi, twifashishe teyi, ubuki ndetse na tungurusumu 3. Iki gihe ufata inanasi ukayikata n'ibishishwa byayo, ugafata na beterave ukayirapa, ukayishyira mu mazi nka litiro 1, warangiza ugacanira, ukaza gushyiramo teyi bimaze kubira. Aya mazi ukayakuraho ukayayungurura. Iyo umaze kuyayungurura, ushyira ikiyiko kimwe cy'ubuki mu kirahure, ugashyiramo ya mazi wayunguruye. Ufata tungurusumu 3 cyangwa 4 ukazisekura, ukazishyira muri cya kirahure,
Ibi ngibi wamara kubivanga neza ukabiyungurura ubundi ukanywa. Ibi ngibi ushobora kubitegura mu gitondo ndetse na nimugoroba mbere y'uko uhuza urugwiro n'uwo mwashakanye. Bizagufasha cyane nugenda ubikora kenshi. Ndagushimiye cyane rero, tuzakomeza ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye iyi sheni yacu ya YouTube igenda igutegurira umunsi ku wundi.